Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aha tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda uromberejeho ibice byinshi ku birometero 50. B, intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. C, umuvuduko urenga ibirometero 50 mu isaha. D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye wongeza umuvuduko ariko nturenze uriya wanditswe mu birango. Ntabwo hahoramo 50, hari aho uzagera ubone yanditsemo 40, hari aho uzagera ubone yanditsemo 60. Ubwo umuvuduko ntarengwa uba utagomba kurenza, ugomba kugarukira kuri uwo nguwo uri mu birango. Hano hari harimo 50, niyo mpamvu duhisemo D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro, turayihisemo. Ndiza ko n'ikibabuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Utwariye hejuru ya 50 bakwandikira munsi ya 50, nibyo ubundi baba bari kukubwira. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro, tare wahisemo. Ndizera ko n'ikibabuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorere n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorere na romoroki zikorera n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Niba bushobora kurenga ibyo bipimo: A, santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B, ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Waho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye utari washyiraho imizigo. None washyiraho imizigo, ubugari ntarengwa budakuka ntiburenge metero 2 na santimetero 50. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe ahakurikira. Bibujijwe hehe? A, hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. B, hafi y'aho abanyamaguru banyura. C, hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi.
D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Birabujijwe kunyura ku bindi binyabiziga, kunyura ku makamyo, kudepasa imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zino za yutongo birabujijwe. Ibyo wemerewe kuba wadepasa ni iby'ibiziga bibiri. Biba bibujijwe kunyura ku ibyo binyabiziga bindi byose uretse iby'ibiziga bibiri. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, iteme ni kimwe n'ikiraro, cyangwa hafi y'aho abanyamaguru banyura, cyangwa se hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'ikimuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? A. Kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. C. Kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. D. Kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Ntabwo usiganwa nayo, ahubwo ugomba guhita ugabanya umuvuduko ukareka zigatambuka. Ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo zitakuteza ibyago. Ibyo byago harimo n'iby'impanuka. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? Uba wakora iki? A. Gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. C. Gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. D. Menyesha umuyobozi wa otobisi aguha inzira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Uri kona zino bisi zitwara nk'abagenzi mu buryo bwa rusange, uri kona itangiye kuva hahandi ziparika umugenzi ari kuvamo cyangwa ari kujyamo, ukabona yongeye yahagurutse yatangiye kwinjira mu muhanda. Uba ugomba guhita ugabanya umuvuduko maze ukareka igakomeza. Ntabwo uhita ujya gusiganwa nayo cyangwa ngo ujye gutanguranwa nayo, ataguteza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu. Gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C. Ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere, na B. Uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa iyo ukibonye aho hantu ugeze, abandi bayobozi b'ibinyabiziga muhahuriye baba bagomba kuguha inzira kubera ko ni wowe uba urahita utambuka mbere. Ufite uburenganzira bwo gutambuka rero mbere. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video nagukoreye, urasoza kureba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora, cyangwa unyandikiye kuri WhatsApp nimero yanjye mba nayibahaye nyiguye mu gihe kirarenze iminota 2. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? A. Kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. B. Gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. C. Kuvuza ihoni. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Ubonye icyapa kigaragaza ishuri, birashoboka ko harimo n'inshuke, ugabanya umuvuduko no gukomeza witonze kugira ngo ubwo umunyeshuri araba agiye mu muhanda wenda ari gukora nk'amakosa, uhagarare bitakugoye cyangwa utamuteje ibyago. Rero ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Ndizera ko waramutamo rero A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Abo banyeshuri birashoboka ko aba ari n'inshuke. Ikibazo cya munani kikabaza ngo umubare w'abagenzi bemewe gutwarwa mu kinyabiziga wanditswe mu. Niba ikinyabiziga gitwara abantu 5, hari ahantu biba byanditswe. Niba gitwara abantu 19, hari ahantu biba byanditswe. Hehe? A, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. B, inyemezabwishyu y'umusoro. C, ubwishingizi. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ku bwishingizi. Niyo mpamvu bavuga ngo umuntu yatendetse, ni uko aba yarengeje umubare w'abantu bemerewe gutwarwa mu kinyabiziga, kandi uwo mubare uba wanditswe ku bwishingizi. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoroki ikure n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi, bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira: umwereka ko wabonye ikimenyetso cy'uko ashaka kukunyuraho. Guturusa inyuma akoresha ko ashaka kudepasa kugira ngo umwereke ko wabibonye, ukoresha itara ry'icyatsi kibisi. None bari kutubaza ngo ese iyo tara rishyirwa hehe ku kinyabiziga cyawe? A, hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. B, inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. C, inyuma hegera inguni y'iburyo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko iryo tara ubundi rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Yakagombye kuba iyi B, ariko bashyizeho iburyo mu cyimbo cyo gushyiraho ibumoso. Ni inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. None kuri B bavuze ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. Urumva bahiduyemo akajambo, ariko ndabizi kino kibazo bajya bakibaza noneho babikosoye. Niba bikubaza babikosoye uhita ubikora, kuko barishyira inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga? A, ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu saha. B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. C, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu saha. D, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. Ibiriya binyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha byose biba bifite icyerekana umuvuduko. Ndakeka ko abantu benshi mwagendeye mwa biriya binyabiziga, ukagenda wicaranye n'umuyobozi w'ikinyabiziga, ukabona hari ahantu ari kujya arebera umuvuduko ari kujya agenderaho, ari urushinge ruri kugenda ruzamuka, cyangwa se bitewe n'imodoka ukabona harimo imibare bari kugenda baramwereka umuvuduko ari kujya agenderaho. Rero kiriya nicyo cyerekana umuvuduko, kandi kigashyirwa ahantu umuyobozi w'ikinyabiziga areba neza, kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Rero ibinyabiziga byose biba byarenze umuvuduko wa kilometero 40 mu saha bigomba kugira kiriya cyerekana umuvuduko. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngo ufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko
mategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikiye cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. B, akayira k'abanyamaguru. C, aho abanyamaguru bambukira. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, akayira k'abanyamaguru, na C, aho abanyamaguru bambukira bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Urumva ko ni ibyapa bibuza. Kikaba bakivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru kubera ko mwa bino birango uri kubona harimo umunyamaguru. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Video irahari, nyandikira nyiguhereze kugira ngo ibyapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa mirangirira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Kirangwa n'amabara asate: A, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. B, umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. C, umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera n'ikirango kiri mu ibara ry'umutuku n'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Hari nk'imirimo iri gukorwa mu muhanda, wenda se ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda babiri kubitiyura. Rero ahakorerwa imirimo hari ukuntu hagomba kugaragazwa. Hagaragazwa n'ibyapa bashyiraho. Iyo badashyizeho ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bashyiraho kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba cyanditsemo deviation, nacyo kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hano bavuze ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru, cyaba ibyo bitegeka cyangwa se ibyo ngibyo biranga cyanditsemo ngo kuyobya umuhanda, byose biba bifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Niyo mpamvu duhisemo A. Bashobora gukoresha nk'ibitegeka bavuga ngo aha hari gukorerwa imirimo, icyerekezo gitegetswe komeza imbere gusa, komeza ibumoso gusa, komeza iburyo gusa, bitewe n'ahantu bayobereje umuhanda kubera ko ngo ahandi hari gukorerwa imirimo. Rero bashyiraho ibyapa bifite ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Giteye ku buhe buryo? A, ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. B, ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C, ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, ishusho ni mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Bakoresha biriya byapa biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso aba ari ubururu, handitsemo amagambo y'Igifaransa yanditse mu ibara ry'umweru.
niyo mpamvu bavuze ngo n'ikirango kiri mu ibara ryera. Duhisemo B, tuyanditse ku gapapuro. Ibyapa bakunda kwibaza haba mu buryo bw'amashusho cyangwa mu buryo bw'amagambo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, gicishemo umurongo uberetse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujwe guhindukira. B, birabujwe gusubira inyuma. C, umuhanda unyerera imbere. D, ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, birabujijwe guhindukira. Ahantu ubonye kino cyapa ntabwo waba uri kugenda ngo ukate usubire inyuma ahantu wabonye kino cyapa, kubera ko kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kiri kukubuza gukata ngo usubire aho wari uri kuva. Rero ndakeka ko aramusitamo A, birabujijwe guhindukira. Ndizera ko aramusikandika ku gapapuro. Tarawahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye akaba yakugezaho urumuri mu ntera ingana iki? A, metero 100, B, metero 50, C, metero 40, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 40. Amatara yo kubisikana agaragarira muri metero 40. Noneho amatara ndangacyerekezo ni muri metero 150. Amatara yo kubisikana yo tubonye ko ari metero 40. Amatara maremare ni muri metero 100. Amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. Ibyo byose mba mbikubwiye hakiri kare kubera ko nzi ko ari ibibazo babaza kugira ngo nugerwaho mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, hari abantu bahita bagira ngo ni saa 11:45 bugiye gucya. Hoya, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro ariko igihe ijuru rikeye. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyirikarita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A, mu mezi 2, B, mu kwezi kumwe, C, mu minsi 15, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikintu cyose cyatuma hahinduzwa ibyanditswe bireba nyirikarita bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu minsi 8. Noneho iyo ikinyabiziga cyoherejwe mu mahanga burundu cyangwa se kitagikora, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu biro by'umusoro, byo bikorwa mu mezi 2. Ariko iyo bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyirikarita bihindurwa, byo bikorwa mu minsi 8. Ibyo nibazo bibabaza, ntujye ubyitiranya. Ndakeka ko aramusitamo D, ndizera ko aramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki mu gihe umukozi ubifitiye ububasha guhaye iki kimenyetso? Ugeze hariya mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri feruje, ugasanga biriya bimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amatara 3 ariyo mutuku n'umuhondo n'icyatsi, ugasanga byapfuye. Ariko wasanga umukozi ubifitiye ububasha, ashobora kuba ari umupolisi cyangwa ari umukorerabushake baba bafite ibibaranga. Agwaye iki kimenyetso wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, gukata ibumoso gusa, B, gukata iburyo gusa ugakomeza imbere, C, guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, D, komeza imbere gusa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, nanditse cy'ukuri nta kindi ni se. Guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, uhita uhagarara kuri uriya murongo wo guhagararaho umwanya muto, kubera ko hariya hantu hari ibimenyetso bimurika, haba hari imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero mu gihe aguhaye kino kimenyetso, hari abandi aba yemereye bari kugenda, wowe rero ugahita uhagarara kuri uriya murongo wo guhagararaho umwanya muto. Ndakeka ko waramutse se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa ameze atya namaze kubibakorera, iri ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, kugira ngo ikintu cyose nkiza ujye uhita ukibona, ukanda subscribe aho hasi, cyangwa wakenera isomo kariburaho kanyandikira kuri WhatsApp nkari guhereza mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya mu ntera ingana iki? A metero 100, B metero 200, C metero 150, D metero 250. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni se. Muri metero 150 amatara ndangacyerekezo ari byo mwita ngo ni ibinyoteri, biba bigomba kumurika nibura mu ntera ingana na metero 150. Na rero nabikubwiyeho amatara yo kubisikana ni metero 40, amatara ndangacyerekezo metero 150, utugaruro muri metero 150, amatara maremare muri metero 100, amatara ndangaburumbarare muri metero 200 nibura. Ibyo ni ibibazo babaza, mba mbikubwiye hakiri kare uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya. Ubifiteho amakuru uhita ubikora, murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Babibona kuwe buryo? Babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije. B ibumoso babona iby'ibara ryera. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni se. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa iby'ibara risa n'icunga rihishije, naho ibumoso bagomba kubona iby'ibara ryera. Wari wahisemo A, aba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C, ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri, kandi ni systeme ibiri kugukosora iyo utagikoze ufiteho 0. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayo matara aba asa ate? A, amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B, ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni se. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. Uzanabirebe ku kinyabiziga na mukanya n'ikigucaho urebe n'ikiba cyacanye amatara, urabona amatara y'imbere aba ari umuhondo cyangwa se yera, mu gihe ay'inyuma aba atukura cyangwa ari umuhondo.
rero wagombaga guhitamo se ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije, kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori zose cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo, zaba amasaha ayo ari yose ukeneye cyangwa akarere ushaka gukoreramo. Twandike cyangwa uduhamagare rero, ni kuri 0789 15 16 tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali cyangwa mu buryo bwa online uri hafi mu mujyi wa Kigali ariko ukaba ufite nk'akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa ukaba uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri. Turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye, iyo ageze turaboneka tukakwigisha, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa rero muduhamagare, ni kuri 0789 ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza, cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, koresha iyo nimero tuze tuyikwigishe mudasobwa mu gihe gito ube wayimenye nugerwaho byere kuzakugora. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.